Peter mureba hano arwaye pararizi igihe gisaga umwaka wose, yatewe n'impanuka y'imodoka, nyuma akaza kurwarira ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bitaro bigiye bitandukanye, ariko kubera ko aho hantu hose bagendaga batanga amafaranga agiye atandukanye, byabaye ngombwa ko ubushobozi bubashiraho, maze basaba ko bajya kurwarira mu rugo. Niko gutaha mu rugo ngubu Peter akaba arwariye mu rugo, ariko n'ubundi ni hahandi n'undi bakenera imiti yo kumuvura ndetse n'umuntu usobanukiwe iby'ubuganga akabafasha kumuvura, yaba kumupfuka dore ko byamuviriyemo kuzana ibisebe bigiye bitandukanye biterwa n'uko yaryamye igihe kirekire. Ibyo kandi bikanamubuza kuba yazagenda kuvurwa pararizi, dore ko umuvandimwe yagiye Gatagara bakamubwira yuko batamuvura pararizi mu gihe agifite ibisebe bimeze gutya, agomba kubanza akavura ibisebe, byamara gukira akazagenda akazavurwa pararizi. Yewe banamuhaye n'icyizere cy'uko azavurwa agakira. Kugira ngo azavurwe akire rero nahanjye nahawe. Uburwayi bwa Peter burababaje, byarambabaje yagize impanuka. Abagira neza barahari bazadufashe, bafite umutima ukunda. Ku burwayi bwanjye nuko maze igihe kinini ndwaye kandi nkaba mbabaye, Yewe bambwira abanyarwanda bari kunyumva ko hari icyo bafasha bakafasha, yenda nanjye nkazarangiza uyu mwaka narasubiye mu buzima nkazongera guhura nawe kuri kamera mbashimira. Njya nkunda gusenga kuko nizeye ko nzakira, niyo mpamvu nkunda gusenga yego kandi ndabizi ko Imana izabifashamo.